Ese wari uzi ko avoka ifasha mu kugabanya ibiro, ikavura prostate, ikagabanya stress? Wari uzi ko avoka ikomeza umusatsi ku bakunda gupfuka umusatsi? Reka turebere hamwe impamvu 12 cyangwa se ibyiza byadutera kurya avoka. Mbahaye ikaze. Avoka ni urubuto rukunzwe cyane hirya no hino ku isi. Igiti cy'avoka cyatangiriye mu gihugu cya Mexique kigenda gikwira isi yose. Bamwe bakoresha avoka mu kuyirya, abandi bayikoresha mu gushaka ubwiza, ndetse inakoreshwa mu nganda hagakorwamo amavuta. Nubwo bimeze gutyo ariko hari benshi batajya bakozwa ibyo kurya avoka. Bamwe bayita ko ari ibyo kurya by'abana ndetse n'abagore, ndetse abandi ntibazi akamaro kayo. Gusa uru rubuto rugira akamaro kenshi ku buzima bwa muntu muri rusange. Avoka ikungahaye cyane ku myunyungugu witwa potassium. Iyi myunyungugu ya potassium ikenerwa cyane n'umubiri wacu kuko ituma umutima ukora neza, bityo bikakurinda indwara zifata umutima, ndetse bigatuma umutima utera neza n'amaraso agatembera neza. Avoka ifasha amaso gukora neza. Avoka ikungahaye ku binyabutabire bita letene na zintaxahini. Ibi rero bifasha amaso yawe kutangizwa n'imirasire. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunze kurya avoka ntabwo bagira ibibazo by'amaso, ndetse ntibahuma imburagihe. Avoka ifasha mu gutakaza ibiro. Nubwo abantu benshi usanga bavuga ko ari amavuta aba muri avoka ashobora gutera umubyibuho, sibyo, kuko ahubwo avoka igira ibinure bita monosaturated fat. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi binure ari byiza kuko bifasha umubiri wawe gutakaza ibindi binure bibi, bityo bikagufasha kunanuka. Byibura jya ugerageza kurya igisate cy'avoka buri munsi. Avoka ituma ugubwa neza mu mutwe. Muri avoka habonekamo icyo bita folate. Iki rero ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'ubwonko. Iriya ntungamubiri kandi ifasha abagore batwite kubyara abana bameze neza. Byiza ko umugore utwite arya avoka. Ikindi kandi avoka ituma umubiri uhorana imbaraga. Avoka ikungahaye cyane ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine B nka B1, B2 ayo bita riboflavine, na B3 ariyo bita niacin. Izi rero zifasha umubiri guhindura ibyo twariyemo imbaraga z'umubiri. Kurya avoka rero bituma umubiri udacika intege. Ikindi kandi iyi niacin iboneka muri avoka, ifasha ukutabyimbirwa k'umubiri, ndetse bikanarinda imitsi y'amaraso bita imijyana, kuko iringaniza igipimo cya cholesterol mu mitsi. Ikindi kandi avoka ni nziza ku mutima. Ibinure byiza byitwa monosaturated fat twabonye bifasha imitsi y'amaraso kumera, ndetse bigatuma n'umutima ukora neza. Ubushakashatsi buheruka gukorwa vuba bwagaragaje ko avoka ifasha mu kugabanya ibinure bibi aribyo bita bad cholesterol, ndetse igafasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ikindi kandi avoka ni nziza ku bwonko. Avoka ikungahaye ku ntungamubiri ya vitamine E. Iyi rero ifasha kurinda indwara y'ubwonko bita Alzheimer's disease, ndetse ikanafasha ubwonko kugira ubushobozi bwo kubika ibintu ndetse no gutekereza neza. Avoka ituma amagufa akomera. Kurya byibura igisate cya avoka ku munsi uba uhaye umubiri wawe 15% bya vitamine K. Iyi vitamini rero ifasha amagufa kuremera ndetse no gukomera, ndetse bikanarinda kuvunika ubusa. Ni byiza rero kurya avoka kenshi niba ushaka kugira amagufa akomeye. Avoka ni nziza ku ruhu rwacu, waba uyiriye cyangwa se uyisiga ku ruhu mu buryo bita amasike.
Vitamine C dusanga muri avoka ifasha uruhu rwawe kugaragara neza kuko ikuraho iminkanyari ndetse inarinda imirasire y'urumuri kwangiza uruhu. Niba rero ushaka kugira uruhu runoze ndetse rusa neza, tangira wige kurya avoka. Avoka ifasha mu guhangana na kanseri. Avoka igira ikinyabutabire bita oleic acide. Iki kandi kiboneka mu mavuta ya olive oil cyangwa se elayo no mu bunyobwa. Iki rero gifasha guhangana na kanseri y'amabere. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko avoka igira ibyo bita avokatine B, bikaba byica uturemangingo twa kanseri. Ikindi nanone avoka ifasha prostate gukora neza. Ikinyabutabire bita beta sitosterol dusanga muri avoka gifasha kurinda prostate ku bagabo ndetse kikanafasha abagabo bafite prostate yabyimbye kumererwa neza. Niba rero urwaye prostate ndetse ushaka no kuyirinda, ni byiza kujya urya avoka buri munsi kuko bizagufasha. Tangire wige kurya neza avoka kuko bizatuma umubiri wawe ukora neza ndetse ukagira ubuzima bwiza. Ntikabure ku biryo byawe cyangwa se ntikabure ku isahani y'ibiryo ugiye kurya kuko iri mu byongera ubuzima bwa muntu kumera neza. Kwirinda niyambegera twawe n'Imana izadufasha gushikama mu bihe bigoye, umubiri ufite ubuzima bwiza buzira umuze, bihuza gukiranya ibyo bihe bibi bigoye.